Ivan Icyomoro Kagame imfura ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yasanga ba rwiyemezamirimo bato nkawe bafite amahirwe n'inshingano zo kuzamura ubukungu n'imibereho hose ku mugabane wa Afurika. Kuri we umugabane wa Afurika ukeneye impinduka mu mibereho n'ikoranabuhanga, urubyiruko rukaba ari rwo rukwiye kuba umusingi wazo. Ati izi mpinduka rero zizashingira ku kubyaza umusaruro amahirwe Afurika ifite mu bukungu bwayo, kandi nk'abantu tugira uruhare mu bikorwa binyuranye bibyara inyungu, dushobora kuba nk'umusemburo wazo, no kuvuga izo mpinduka. Ubusanzwe Ivan Kagame ntajya akunda kugaragara mu itangazamakuru ibitekerezo bye bigendanye n'iterambere rya Afurika. Yabitangaje abinyujije mu nyandiko ye igaragara ku rubuga nkoranyambaga rwa LinkedIn. Yavuze ko u Rwanda igihugu cye ubu rushobora kwishimira ibyo rumaze kugeraho. Atanga urugero afatiye ku kinyamakuru The Economist giherutse gutangaza ko mu mibereho n'ubukungu u Rwanda rwagaragaje ko ari icyitegererezo mu iterambere ku isi. Amafaranga umuturage yinjiza ku mwaka yikubye kabiri guhera muri mwaka 2000, kandi bitandukanye n'ibindi bihugu mu karere. Rwagerageje gutera imbere vuba runagabanya ubusumbane. Kuri we ngo ibi bigaragaza impamvu u Rwanda rwahisemo kwakira inama mpuzamahanga yiga ku bukungu bwa Afurika, World Economic Forum on Africa, yari iherutse kubera mu Rwanda icyo gihe muri Gicurasi mu mwaka wa 2016. Ubunga abanyarwanda bishimiye rero izi mpinduka zigaragarira amahanga ziturutse mu gukora batizigamye kwabo. Muri iki gitekerezo cye yakomeza avuga ko ubu u Rwanda ari igihugu cyiza cyo gukoreramo ubucuruzi. Yifashishije ibyatangajwe n'ikinyamakuru The Economist, yavuze ko cyanditse ko u Rwanda rwashyizeho gahunda z'ubukungu zibereye ishoramari, iterambere n'ubucuruzi ku rwego rwo hejuru, bituma rufatwa na banki y'isi nk'ahantu heza kurusha ahandi mu gukora ubucuruzi. Avuga ko muri World Economic Forum of Africa abashoramari barushijeho kumenya amahirwe yagutse ari mu bukungu bw'igihugu, ndetse u Rwanda rukaba rwarabashije kugaragaza umutekano utajegajega, isuku n'iterambere. Ivan Kagame hasanga kandi Afurika ari umugabane ufite amahirwe atabarika yo guhangwamo imirimo, ikagira abato n'abakuru bafite ibitekerezo n'ubumenyi, ariko rimwe na rimwe babura amahirwe yo gutera imbere. Mu gusobanura iyi ngingo yagize ati nk'uko buri rwiyemezamirimo ufite aho ageze azabikubwira, ibitekerezo bizima biva mu mbogamizi umuntu agenda ahura nazo. Ibitekerezo byo guhanga udushya birahari muri Afurika, ariko umugabane ubura uburyo bwo gufasha ibikorwa by'ubucuruzi, igishoro n'abakurikirana ibyo bikorwa kugira ngo bigende neza. Kuba kwihangira imirimo muri Afurika biri kuzamuka cyane. Iki ni igihe cyiza ku bashoramari ngo batange umujyanama bukenewe banashoremo amafaranga kugira ngo rero bazibe icyo cyuho. Ivan Kagame avuga ko hakenewe ko ishoramari muri rusange ishyigikira ibigo bigenda bivuka, kuko ari umutima na roho by'ubukungu bw'igihugu icyo ari cyo cyose. Akomeza asobanura ko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ibicuruzwa na serivisi bitangwa n'ibigo bito ndetse n'ubukungu bizana biba nk'ikiraro gihuza abakire n'abakene bikageza ku bukungu buciriritse, mu gihe hafi 1/2 cy'abatuye Afurika bari munsi y'imyaka 25. Afurika ngo ikeneye kuzamura ba rwiyemezamirimo bakiri bato, gusa ngo kugera kuri iyo ntego bisaba kongera ubushobozi bw'urubyiruko rwo moteri y'ubukungu bw'umugabane. Uyu muvuduko w'iterambere Ivan Kagame avuga ko usaba izindi mpinduka, aho icy'ingenzi ari ikoranabuhanga. Ivan Kagame w'imyaka 26 icyo gihe hari muri 2016, bivuze ko haciyeho indi myaka igera ku 8. Akomeza avuga ko muri Afurika kimwe n'ahandi ikoranabuhanga riri gutanga ibisubizo mu bukungu ndetse no mu muryango. Uyu munsi umubare munini cyane w'Abanyafurika uri guhanga udushya mu ikoranabuhanga n'ibindi bikorwa biri gutanga imirimo binafasha mu gukemura ibibazo karande mu mibereho y'abantu. Atanga urugero ku bashinze Safe Motors, uburyo bufasha mu gushaka umumotari hifashishijwe telefone bukaba ingenzi mu gihugu, kuko kwifashisha moto bifatwa nk'uburyo bw'ibanze mu ngendo. Iri koranabuhanga Safe Motors kandi ryarigereranyije n'irindi ryamamaye ku isi rizwi nka Aba, naryo rikora mu buryo bujya gusa ariko ryo ku modoka. Yakomeje agira ati kimwe nanjye aba banyafurika bato bayoboye ibikorwa bibyara inyungu bafite icyerekezo cy'impinduka ku mugabane wacu. Tuzi ko kuba intangarugero ari ikintu cy'ingenzi muri uru rugendo.
uretse ubu nk'uwikorera ati mu masomo yanjye no mu bijyanye n'umwuga mu bijyanye na serivisi z'imari nungukira byinshi mu kuganira n'abayobozi bafite ibitekerezo bikomeye n'abantu bamba hafi ati indashyikirwa nizera ntashidikanya ko umuntu uwo ari we wese wagize amahirwe yo kubona ubumenyi bwisumbuye umuntu wese wiyemeje kwita ku bandi afite inshingano yo gusangiza ubumenyi bagenzi be. Mu gushimangira ibyo yagize ati nk'uko abakuru bavuga ngo uwamenye byinshi azabazwa byinshi. Ivan Kagame we nka rwiyemezamirimo ku giti cye nyuma yo gusesengura byimbitse ibijyanye n'inzitizi zatuma adatera imbere ibirebana n'ibikorwa bikenewe n'uburyo byakorwamo muri iyo nyandiko yagaragaje ko inyota y'ibikorwa bye ishingiye ku ikoranabuhanga n'ingufu zidasaza no kuvuga renewable energy ngo ibi byiciro by'ubukungu bigezweho n'umutungo ukomeye ndetse kandi bifasha mu kugira ngo isi itekane. Ivan asoza avuga ko uburezi n'ubuvuzi abifata nk'uburenganzira aho kuba inyongera ku bantu. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yihanganishije abakomerekeye mu gitero cy'iterabwoba cyagabwe ahahoze isoko rikuru rya Bujumbura. Igitero cyagabwe ku masaha y'umugoroba aho bivuga ko abantu bagera ku 9 bamaze kugikomerekeramo. Icyakora amakuru y'abakiguyemo ntiyahise amenyekana. Muri iki gitero imodoka nyinshi cyane z'abashinzwe umutekano zahise zigota aho cyabereye ndetse n'imihanda imwe n'imwe irafungwa mu gihe iperereza rya rero ritangizwa kugira ngo hamenyekane ibyabaye muri rusange. Perezida Evariste Ndayishimiye yasezeranyije ko abagize uruhare muri iki gitero bazafatwa kandi bakoherezwa imbere y'ubutabera, gusa amakuru y'ababigizemo uruhare ntabwo arajya hanze. U Burundi bumaze iminsi bwibasirwa n'ibitero byakunze kugabwa n'umutwe wa Red Tabara. Icyakora kugera mu masaha y'umugoroba ntabwo wari wakigamba iki gitero gifite igisobanuro gikomeye cyane dore ko cyagabwe mu mujyi ahantu hahurira abantu benshi cyane, bikaba byateye ubwoba abaturage benshi cyane mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma mu yandi makuru, umuyobozi mu ngabo z'u Rwanda RDF ushinzwe guhuza abasivili n'abasirikare Colonel Vincent Mugisha yerekanye ko yatunguwe n'ubuhanga bwa Perezida Paul Kagame ubwo yaraje gukorera mu ngata General Fred Gisa Rwigema wari wamaze kuraswa n'umwanzi. Ubwo ingabo zari za RPA zatangiraga urugamba rwo kubora igihugu ku itariki ya 1 Ukwakira mwaka wa 1990, ku munsi wakurikiyeho General Rwigema wari uyoboye urugamba yararashwe n'umwanzi, igikuba kiracika mu ngabo bacika intege karahava. Ingabo zakomeje kwihagararaho ariko biba iby'ubusa, batangira gutsindwa uruhenu. Biba ngombwa ko Perezida Kagame icyo gihe wari mu masomo muri Leta Zunze za Amerika aza kuyobora urugamba. APR yagombaga gutsinda ku kiguzi cyose. Ubwo urwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB rwibukaga abatutsi bahoze ari abakozi ba Caisse Sociale du Rwanda bishwe muri Jenoside, Colonel Mugisha Vincent yerekanye ko icyo gihe Perezida Paul Kagame yaje nk'umucunguzi. Uyu muyobozi wari mu myaka ya za 20 yavuze ko Perezida Paul Kagame yaje bamwe barashwe n'umwanzi nta miti, mbese urugamba rwayoberanye. Ati nibwo nyakubahwa umugaba w'ikirenga yaje ibintu bisubira ku murongo. Ati bwari uburyo bugoranye cyane, urumva gusanga abantu bacitse intege bashonje batsinzwe batagira abayobozi. Ati guhera hejuru bose bari hasi abandi bakomeretse nta miti, ati nta byo kurya, ati nta buzima mufite. Umuyobozi avuga ko Perezida Paul Kagame akihagera aho kubabwira gukomeza urugamba yabanje kwitonda, ntiyatinya ndetse no kuvuga ko intambara igomba kuba ihagaritswe, ingabo zose zitegekwa gusubira inyuma. Yarabahumurije ababwira ko abarwanyi bagomba rero kubanza kuvurwa, abarya bakarya bakanaryama bagasinzira, ibintu rero ngo batabashije kumva